yego ndetse amakuru yarari hano i Kigali yavugaga ko ngo mwaririmbiye ngo abantu 10 ariko yarari kubaza Motion hanyuma Moses mu gusubiza yandika avuga Kevin urugero rworoshye cyane ngewe rwatumye noneho niseseme nyica cyane nkavuga this shit too deep nko kwiyambura ubusa imbere mu ruhame ubona afite akantu ko gupinga gahunda za leta no kutazumva neza yego umuntu uzamwirinde cyane niba ngombwa uzanamurase my G umaze kuvumbura ko uwo muntu ibintu washakaga awe atari byo bintu arimo arashaka atari vision mutazihuje you better fuck that nigga up yego niko byangendekeye sasa rero umuntu naje nunganira ari we yishe nigeze no kubimubwira kuko nawe n'umuntu wabigizeho ikibazo arambwira ati kube gute bro the heart abantu benshi umuniga rero kugira ngo byemere uyu munsi ntago turi gukorana ariko gukorana na Bush abantu benshi cyane bakeneye check tutari gukorana yashatse gukorana na Yish wapi ari uyu munsi ari gukorana na Bush yego Bush nawe ni umunyabwenge cyane ashobora kuba ari gukoresha uwo mudage usibye nibyo ngibyo mani twe tuvuka ko baviye bari seri don't play don't ni mu gitondo nanditse yibaru wibisoza na mbere yuko mbivuga nabanje gushishoza narinzi kukeneye umuntu kuba hafi gusa ukagaruka ugasubira mu buzima nasanze unaniwe izina riryo ryashutse umusani wagutse sebo mbanda PVA ngira ngo shyigikire umuteka mutwe ntamenye ni achievement nziza sinabura kuyikubazaho wabyakiriye gute kuba KinyaTrap iri pari tunasoza bro ni ibintu bidasanzwe ni ibintu byiza reka nongere mbaye kazi bakunze b'ikiganiro exclusivity we back in a studio twagarutse muri studio nkuko bisanzwe twagarukanye abastari batandukanye twagarukanye ibyamamare bitandukanye by'umwihariko twari tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko muri studio ho ntabwo twaherukaga ko twari tumaze iminsi dukorera hanze ya studio by'umwihariko muri bar mwabonye ibiganiro bitandukanye mwabonye buryo twagiye tuganira n'abastari batandukanye muri bare ngira ngo mwaranabikunze nagiye mbona feedback zanyu hanyuma twagarutse guess what twagarukanye nde iyi ni exclusivity show n'amakuru y'ibyamamare n'amakuru y'imyidagaduro n'imyidagaduro muri rusange n'abastari batandukanye uru ni urubuga rubahuza n'ibyamamare by'umwihariko nka siroga yacu tukuzanira umustar ufite icyo yagezeho tukuzanira umuhanzi ufite icyo amari urubyiruko ndetse ushobora gukora ikintu abantu bakacyumva by'umwihariko numwe mu ba raperi beza twamugarukanye afite indirimbo nziza by'umwihariko ziganje mu njyana ya KinyaTrap. Yes sir. Ni shkwi da ya already know Mr. Threy, the landlord, Papa Kamba aka the landlord. Welcome yeah. back man. Welcome man, urakoze cyane. I can say ko
this exclusivity show nanjye ari yanjye is like once my brother opened something Sure. it could be mine too. Wow. Yes, so I'm so happy, my ndumva brother. wagira ngo ndi mu rugo neza cyane. Yeah, man. Threy muheto. Yes, sir. Twiriwe dutemberana by the way Yeah. ahantu hatandukanye ariko bro uri umustar utaho. Well, Ni favor ye. KinyaTrap, yeah, ni blessing ya danger. Umugisha wa hatari ko umuntu aba arimo aragenda akabona recognized mu muhanda. Kuba recognized buriya ni byiza ko bikopeningira n'utundi tuntu tw'imiryango tuyira whatever. Yeah, ni byiza cyane n'umugisha. Ya ni umugisha. Oh. Twari turi kumwe na Betray munsi wose ngira ngo muraza kugenda mubibona how umustari abafashwe hano kuri exclusivity show. Urugendo rwe ni umwe mu baraperi bakubutse mu Buraya. Urahumva ni mu Burayi ntabwo ari muri Afurika ntabwo ari muri East Africa ntabwo ari ni mu Burayi. For sure. Wambutse inyanja. Yes, sir. Ya ni ibintu byiza cyane nabyo ni blessing ya hatari. Umunsi wa mbere twahatigitanye mu buzima kuva nava ebana mu kirere insazi umunaniro n'ibiki ariko I had to come in exclusivity show for real. Warunaniwe no kuva mu rugo byakugoye bro. Konyaje ya hatari. Mayaka kwitaho kamba udashaka yango tunava mu rugo yarize. Ya cyane aba yarakaye yabonye ntaye hicyangwe nambaye neza ahitagira ubwoba ahita avuga ataragiye niga. Ariko bishobora ko ariyo minsi warumaze mu rugo nyinshi kuko mu minsi yose twari tumazanye cyangwa se mbere yo kugenda wabaga uri ku migoro kw'ibyangombwa iki udaheruka mu rugo ariko ubu maze iminsi 2 ndi kumwe n'umwana wanjye ndumva nishimye byatari nabyo birenze fo na mama we nuko ebana mama we n'umuntu we tuba tuvugana cyane ariko umwana utavuga iyo utamuri hafi ura trippinga byatari. Ewana urugendo rwagenze gute se bro? Urugendo rwagenze neza navuga ngo ni nk'ijana kubera ko na Imana yaraturinze tugenda iranaturinda tugaruka n'akazi kari katujyanye kose turi ku bw'amasezerano n'abantu tugomba kugakorana karangira neza cyane kari mu Bufaransa kenshi kari Lille Paris inshuro 2 hanyuma n'indi show up twagombaga gukora y'abartiste bagenzi bacu bose bari bahuriye muri Paris benshi ubwo numva ni nk'ahari nka show enye ni events enye umuntu yagombaga kwitabira hanyuma birarangira ngewe nigira mu kiruhuko gato cy'icyumweru mu Buruseli kandi nanone kubonana n'umu one of the organizer wari organizing the event ariko nyuma ntiyaba well organized because ko hari n'indi concerts y'abandi bantu bari community nayo ihuje n'iyacu baba Burundians, East Africans, yes. Hanyuma rero biba ngombwa ko ayipostponinga recancelinga ariko ubwo ni nk'umwaka utaha cyangwa se this winter December whatever I don't know nago mbizi. Urumva rero byagenze neza cyane ko yari iyo nshuro ya mbere umuntu ajya hariya abagiye kwiga ntago wahita ukora ibintu byose 100% nkuko wabitekerezaga. Ibyiza rero byarabaye hamwe n'Imana. Noneho ikindi kintu gishimishije nuko nari ndi kumwe n'abavandimwe banjye tuba twaratangiranye ibintu byacu twaratangiranye injyana twumva ko izacungura umuziki wacu izawuhagararira izawuvugira biza kubaho. It's a blessing. It's how byatari. It's a blessing. Jewe, I'm so happy and proud kabisa. Kubona KinyaTrap gengo yose iri hari ariko nabuzemo Slum. Shout out to Malik. Slum, maybe he can come to the close to the camera after cyangwa nyuma. After Slum. Yeah. Urumva dufite ukuntu uko usibye nawe ni byiza byatari ko abafana bazi ko movement yacu ari ngewe Bushari Slum Drip. Hanyuma twebwe twatendenza rero narabubwiye muragiye ariko Slum ari hano kandi ariko Slum muri nawe nubwo tutajyanye bigaragara n'amaso ariko twebwe ku mutima bahari nk'ibintu byose twabaga turi kumwe n'ibyo twagiye gutegura bindi byo mu minsi iri imbere no myaka izaza twabaga turi kumwe n'umuntu umuhungu wacu Slum n'ibintu byose nambaye mu Faransa ifite umusirikare. It's a KinyaTrap kuko Slum numwe mu bantu bishimiye n'urugendo rwanyu ndibuka ko ku munsi wo guhaguruka kwanyu yaba family yaba bose bari kuvugana n'abantu bose kabisa kandi byaranshimishije kabisa nawe wari wishimye
njye nari nishimye cyane ibyishimo bitabaho ntabwo ndasaza ibyishimo bitazashira noneho bro turaza kugenda tugaruka cyane kuri uru rugendo ariko by'umwihariko nk'uko twinjira muri introduction uyu ni Threy muheto cyangwa se papa Kamba kuko afite umwana bita Kamba ndetse n'umudamu umwe afite album ebyiri harimo muheto mushya muheto wa mbere na muheto mushya wa kabiri mushya yes ni mixtape ebyiri zikurikirana nyuma nka imwe ibaho ni content ibaho nyuma y'imyaka 2 they better wait for muheto wa gatatu ubundi nimba ari umusazi nimba ari umuki asa mugani nagiye kuza ni wacu hasi imbizi ntabwo plan z'Imana zibaho iriya nahaye inzu umuhungu wanjye kujyaho nuko nayibirizinze yari nawe muntu uri special cyane ku buzima bwanjye yanampinduye mushya ndayimwitirira hanyuma namuhikira kandi ndamu recruitinga kugira ngo ajye kuri cover yayo yesoro ducollaboratingane gutya agomba kuba nawe ari mu kazi mbere hakiri kare ataranabimenya akazamenya ko ari mu kazi yesoro yego ni muheto mwatangiye kumumenya za 2017 ariko yatangiye gukora kera ndetse banakora indirimbo bita ni twebwe ihuriyemo KinyaTrap ndetse iriya ni imwe mu ndirimbo z'igisobanuro cya KinyaTrap kuko ni twebwe ni indirimbo yabaye massive hit ihuriyemo Threy, Slum Drip ndetse na Bushari rero kuri ubu akaba ari achievement ikomeye kuba ari abahanzi bakubutse mu Bufaransa i Paris bageze Lille bageze Belgique bagera n'ahandi hatandukanye ari buze kutubwira ariko reka tugende step by step muva hano mugera muri Kenya namenye amakuru ko indege yabasize ni urugendo rwacu rwari rurerure byatari kuko yari guko twagomba gukora transit twagomba gustopinga muri Kenya nyine hanyuma tugategerezaho gato tukagenda ariko nago indege yadusize wenda navuga ngo ku mpamvu zacu n'ubundi tuva mu kintu twakoranye na societe byiza indege Air France na Kenya Airways so urumva rero byari ko ari deal ya France nyine ya Ministère ya France nabyo n'ubundi y'umuco nabona art bari baduhaye izo ticket so tugeze muri Kenya rero indege kudusiga ebana twageze irimo iragenda tubibona ariko turi twebwe bagombaga kuba bayihaye batuhindurira indi igomba kutujyana ikabwo tukaducisha Amsterdam tugeze Amsterdam tubanza guciringaho gato ahubwo ni byiza n'imigisha kuko ukuntu kutagenda straight byagiye ni urugendo shuri n'ikindi kintu byatari kuko nka Amsterdam ni wantu twakunze byatari twageze dusanga ibintu bimwe na bimwe biroroshye you know what I'm saying noneho bidufasha n'agakime ko kugira ngo tugende urugendo rwacu nitugera neza muri Paris tuze kuza kubasha guperforminga umunsi ukurikiye next day twagombaga guhita dukora shayo theater ni nayo nini cyane mu bintu byose yego ndibuze kugaruka kaho kuri shayo ndetse nanagaruke kuri festival ariko mugeze i Paris mu Bufaransa hani Kigali byahise bicika I feel you keje kuko ariho hacu ubundi Kigali kuko ariho hacu twebwe turi abantu bo ku muhanda wo mu Rwanda Kigali ibintu byagombaga gufata iyindi sura kubera ko nyine noneho ni twebwe twari duhagarariye igihugu twari dufashe idarapo tugiye gukora akazi kenshi kazagaragaramo u Rwanda nk'abana b'Abanyarwanda i Kigali man barabyishimiye byatari something we should appreciate nyine ku bafana bacu abafana b'ukuri abafana b'amashumi yacu abavandimwe n'imiryango for real abantu bari basaze nyine abakiri bashona ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu nibwo mwatacinze down Paris ndetse ku rubuga rwawe rwa Instagram nibwo postinze ko mwageze Paris ku itariki just touched one I was so excited kwa gatanu hanyuma werekana amashusho atandukanye ndetse n'uburyo damn ariya mashusho nago bamwe abantu benshi bafashe bitandukanye mbere ko bavugaho ari amashusho mwakiriwe neza yaba fani yaje kungira ngo waranabivuzeho uvuga ko mwakiriwe nka Kanye West for sure ni urugero ni type shit ya Kanye West for real
biriya ni byiza cyane abazungu abantu bose baje kubakira Yeah. van yabatwaye byose byari dope kabisa Very dope. ndetse binagenda neza hanyuma amashusho ugaragara wicaye hasi kuki wahise wicara hasi bro ni ukubera ko nari mpageze hasi I should wageze i Paris touch down. ugeze i Paris Yeah. uhita wicara hasi nicara hasi mu muhanda w'i Paris kugira ngo numve ukuntu bimeze I was so excited ari nishimye cyane it was one of my big dreams that I had sure uflyinga ku mpamvu z'akazi apana kuvuga ngo visite cyangwa ngo ngiye kwivuza Imana itakwemereye kugera kuri urwo rwego ikavuga akazi kawe kugira ngo umenye ko kateye imbere koko abantu batazajya babivuga bikagukonfuzinga ubu uyu munsi ushobora kuva umuntu ashobora gutega indege aje mu Rwanda kukureba akagufatisha indi ndege ikujyana gukorera amafaranga hanze y'igihugu cyawe mu kazi kawe yes sir nta kindi kintu utekereje nta cost kubera rap music yacu KinyaTrap nari nishimye cyane nk'ari nyine ishumi yanjye yamfotoye nagoswe byatari babonye ndi guseka nicaye mu munara babajije ntari kubundi pari kwera ishumi ntago babyumva urumva biri mu bintu bimwe na bimwe nyine abantu bagiye bibazaho bitandukanye ariko ubusanzwe twebwe mu muco wacu we don't even give a fuck kuko ikinyabupfura tugira kirahagije kurushimisha abafana bacu rero ntago bigoye ndagira ngo unsobanurire najyareba kuri ya mafoto yawe umaze kwicara hasi hari indi foto kuko wapostinze amafoto menshi agaragara ufite navuga ko wari uri kunywa itabi cigarette ndetse na bushari ku ruhande imbeho yaho haboro so abantu babifashe nabi ndetse ndagera no kuri breakfast ngire no kubirya hanyuma iyi ngiyi kubera iki mwagaragaye kuko abantu hano byabaye saga ndetse abantu batandukanye bafite wenda imitima mibi niko navuga kuko babyuririyeho batangira sindi kugira ngo mentioning umuntu uwo ari we wese ariko abantu batandukanye babyuririyeho banavuga ko ari mutazagaruka ari mpamvu ngo tubiye banavuga ko abantu babonye abantu wo kujya kubera itabi ni ikintu cyambabaje nyine ndi hano ndetse mbona atari ikintu cyiza by the way mbona atari ikintu cyiza kose ngenda bazi ariko ndagira ngo wenda ifoto nabo abanyarwanda nabo n'abasirikare bacu byatari ikintu cya mbere ngiye kuvuga ndi bwisegure nago najya kure yo kwisegura ku bantu bose bashobora gufata amafoto cyangwa se ibindi bintu byabyo byose bakabibona mu buryo batatekerezaga ko ariko bimeze ndavuga ubwo ngubwo nyine ntibibanyure abo ngabo ndabiseguraho cyane kandi ndabakunda cyane twese muri rusange tuba tubyumva ko tuba turi kubaka umuryango nyarwanda umuntu arakubona akavuga hari ibintu wenda bikorwa biherereye hari ibintu ibyo bintu byose twese tuba tubizi kandi ikindi badushakamo nyine ebana kutubona tugororotse bya hatari bikomeye cyane nk'abantu bahagarariye igihugu n'abanyarwanda muri rusange ariko bana nago wakwirengagiza yuko ibintu ibi byose bijyana n'ibihe urabona hano muri Paris umuntu yarari kunywa cigarette n'importe comment nyine the way you went like nyine free nkuko no kubera n'imbeho n'ibindi byose nubona na Bush ari kugenda mu modoka ajya gutigeta umupira w'imbeho shumi ibintu bitagomba kuba ikibazo cyane kuri societe nyarwanda like urubyiruko n'abandi bose kuko ikintu cya mbere ni discipline n'ubwenge ushyiramo hanyuma n'umutima n'urukundo ukorana ibintu ibindi byose ibingi Imana irabicleaninga yego hanyuma ari ifoto ari video yaransekeje ni video Nganji yasinziriye ahantu mu ntebe hanyuma nawe wicaye wasinziriye ni Bush wiginde mu bagiye dufashe ni Bush ni Bush ari wayidufasheho umusazi kubera iki video bro posting it iyo video nayo nayipostinze kubera ko nyine ni moment iri special kuri ngewe for real nago nyine normally nago njya mpfa gukubita ponge kuri iyo napu nyine niko nyaje indege nkuko ntari nyimenyereye tu I had to be real to my fans, you know what I mean? Yes sir. Hanyuma poste ya nyuma
post ya nyuma irimo sound ivuga ngo mama I breakfast none niyo kwa Gweda uramuzi bafite classic hotel ya hariya muri banagira resort yayo muri hariya Nyakinama navugaga Nyakinama niyo nigeze kujyana n'umugore wanjye for a vacation hanyuma nyine iki breakfast narakibonye mbona kijya gusa nkayo ndamubwira ariko iyo ni video ya nari nafashe ngiye kohereza umugore wanjye ndavuga ati mama none iyo breakfast ntago njya muri show umenya mitandyama. Yeah, it was in the morning. Mfite na kamashes, somebody who listen to what I'm saying nyine arabimenya. Harimo kamashes ngiye kwizimya bana mbone iyo borove ndavuga no ikidiranye. Wow, byari moment ziri do. Yeah, I wanted to make it fun kubera yuko nothing serious in the world. Yeah, sure. Hanyuma mugezeyo ku munsi ukurikiyeho turavuganye ama breakfast acicikana musazi wawe tarumenye n'izindi ball ariko bimeze neza cyane. Hanyuma ku munsi wa shayo reka bariho tuhita twinjiramo shayo ya festival nziza ndetse yaba kubikuta amafoto yanyu narayabonaga. Yari exhibition shayo sasa rero niho hantu navugaga ko twahagarariye igihugu mu buryo buri clear cyane hamwe n'undi muhanzi wese nyine nyuma yacu ajya guperforminga cyangwa se ajya kwakirwa mu kindi gihugu ntibimwe kumwe ushobora kugenda ngo mu diaspora yakwinvitinze for a visit ukarangira ukoze concert cyangwa se ukagenda umuntu ugiye gusura umuvandimwe wawe famille ukarangira ukoze concert ngo nabwo kandi ugakora concert abantu biwanyu cyangwa bumva umuziki wawe basanzwe bawuzi wapi hariya tugiye ni stop ndavuga gutesa twari turi ku isoko ry'umurimo imyaka yose yashize ariko tutaraba satisfied and verified ku isoko riri international. Ku isoko riri international rero ni kuri abahanzi bose batwigishije ko bajyayo. Shayo yari a very big festival. Shayo theater yarimo umuco w'u Rwanda uri gucelebra 30 years genocide yakorewe abatutsi irangiye. Hanyuma tukerekana nyine n'ahantu u Rwanda rugeze harimo music ya KinyaTrap yari hagarariye umuziki wose wabayeho nyuma y'iyo myaka noneho kugira abantu bamenya baje gutanga uwo muziki no kwerekana ishusho y'igihugu harimo exhibition. Iyo exhibition yitwaga KinyaTrap exhibition. Man ni ibintu bitabaho ntabwo babisora. Yes no gutukinga place ahantu uciye mu ijambo nabonye yaba ahantu nifotoreje mukigerayo hari amafoto yanyu ndetse na story yayo. Natwe twayisanze twari tuzi ko bisanzwe kuko twabibonye kuri phone tugezeho ugasanga man ni ball itabaho umusharatu Michel ndumva ari umubelge ni umubelge niwe wadukoreye iriya exhibition niwe wadufotoye niwe waduteguriye ibintu byinshi cyane man mu umugisha cyane. Abandi ni Pan African Music and Idol nabo n'abantu turi in collaboration ku buryo man ari ibintu birenze byatari. So iriya time rero ya exhibition bari ba printinze ama picture yacu ahantu hose around the house yari kuberamo theater kandi yari space igomba kuzamo abantu bashyigikiye bose imico ibiri y'igihugu umuco wacu w'abanyarwanda n'umuco w'ubufaransa mu bugeni n'ubuhanzi n'ururimi n'umuco. Hari ahantu niho kera nigeze gutwitingira ko twari tuzi ko minister ari buze kuza kujya muri ya festival iriya exhibition nayo akayibona yacu tukazategereza ikintu azatugeneramo ubutumwa akavuga narababonye gutya na gutya. Yes yari nko kumushotora you know what I'm saying. Yes hanyuma anabishyireho amaso kandi kuko ntago biri ku rwego rwacu gusa hari igihe uba utari umurapa man ubu uri umudiplomate ubahagarariye ibibera inaha sawa. Yari shayo nziza cyane ndetse ku bantu bayikurikiranye ndetse n'abari bari hariya by'umwihariko hari umunyamakuru wacu bita Divine ngira ngo yabagize twari turi kumwe amakuru yarahari kandi bageze aho tumubwira tuti bihorera ariko ubwo badahari ubereka duke. By the way nyuma ya shayo hari indi saga nanone yavuzwe cyane ndagira ngo making clear kuri African Fest nakoze ndetse amakuru yarari hano i Kigali yavugaga ko ngo mwaririmbiye ngo abantu 10 bitewe n'ifoto yagaragaraga kubera ikiriya foto ese
abantu mwaririmbiye ni 10 kubera icyo ari 10 ese ntago mwari muzwi ndetse hanatunzwa agatuke ku bantu bateguye iriya show ngo ntago bigeze bamamaza byagenze gute ese ubundi cyane ko muri imwe mu mvugo nigeze kumva Bushara avuga yavuze ko ubundi nayo yari imeze nka expo harimo amastand atandukanye ubundi mwazaga mugenda muririmba abantu baririmba bacaho byari bimeze gute nkuko bivuze iyi exhibition nago ubundi ni festival ariko kubera ko ari festival yitwa African Festival. Africa Fest rero ntago iri based on music. Yari nka expo abantu bari kugenda. Yes, ntago ari fest iri based on music. Impamvu twari tunayigiye muri ya fest ntago ari fest yo kuririmbira abantu benshi, nta nubwo natwe twari tubiteza abantu benshi. Kuko ni festival itegura ikanashyira mu bikorwa event yo kumurika imico yo muri Afrika myinshi ishoboka. Harimo imyambaro, imitako, udukomo. Ahubwo nanashishikariza abantu batazagira ngo iriya ni festival y'umuziki gusa, ahubwo ni festival ushobora menya ku applyinga byanze bikunze ukaba wajyanayo ibikorwa byawe. Nk'imitako ya Kinyarwanda natwe mbere yuko turirimba twabanje kugenda tumenya nyine iyo festival yariyo. Yes, twagombaga rero twebwe gususurutsa abantu bitabiriye iyo murikagurishwa. Ntago twagombaga gususurutsa abafana bacu. Wapi diri yari imeze gutya, twari turi kwamamariza umuvandimwe wacu wasanzwe azi kuntu imurikagurishwa rye rimeze, hanyuma twebwe dushaka ko nawe imurikagurishwa rye rijya kuri spotlight. Hanyuma rero tubimufashijemo njyewe na Bushari ni ibintu byumvikanaga abantu kugira ngo bayivugeho uko babayimenye. Ariko intego yayo ntago ariyo bavugagaho. Intego yayo we yashakaga ko iba iri kuri spotlight, naho ubundi kunayitegura ibirimo nimba ari amafaranga aba yavuyemo kare na yacu nyine tugomba gukorera kubera iyo deal yose ukuntu iteye. Hanyuma hakabamo kugurisha ibiryo bitetse kinyafrika. Manifest naba abantu ntago baje kuri stage kureba music, bari yabonyine gusa wabonye iriya foto abantu kujya bave mu rujijo. N'abantu bakeya cyane bari batwumvisha tugiye guperforminga babitabiriye imurikagurishwa. Abenshi ni nk'abanyarwanda nuko tutabazi nyine ari abanyamahanga bibera mu mahanga ya diaspora nabo, ariko abenshi nta muntu waje aje kureba Shari na Threy. Oya, abantu baje mu imurikagurishwa ariko haraza kubaho igice cya music n'iminota 30. Murarenze kabisa. Bro, niko bimeze. Bari yabo baje kuba close yacu bakabaririmbira. Twafilinganye nabo muziki. Niko nanjye urumva. Bara nta munyarwanda. Nimba ari nk'ifoto y'abantu 10 byanze bikunze nta n'umunyarwanda. Harimo nk'abanyarwanda batarenze batatu. Yego. Kuko twari kuba twahise twicarana nabo nyine tukabanza tukaganira ko twabishimiye. Gusa bo ni abantu bari bizeye kumurika ibikorwa byabo, bumva umuziki aho uvugira baraza kureba ahantu yari yabereye kuntu hangana. Uhamenye nibwo wamenya yuko imurikagurishwa ry'undi mugabo ryari ryabaye. So ubwo kuba bitari music rero sikosa ryacu, nta nubwo kandi twe duha agaciro abantu. Mu gihe ukorera amafaranga y'umu client cyangwa se ikindi kintu in this business, uragenda ugakora abantu baba batendinze nk'iyo concert. Ntago ari concert nk'abantu batendinze festival. N'abantu hito agaciro niyo baba ari abantu babiri baje kukumenya. Abantu babiri iyo bakubye 10 abantu babiri n'abantu veni nigga. Byumvikane ko ku muntu wabashije kugera hari yabyumwihariko turamushimiye kubw'umuziki cyane cyane. Ndetse abo nge nabonye bose barabazungu. Bigaragara ko nyine ari ugukunda iyi njyana no kuyumva kandi abenshi barayisobanukiwe. Ndizera ko n'ibikorwa bizagenda bikurikira ibingibi twagiye tubona bizaba biri dope, bizaba bimeze neza. Hanyuma Threy n'ubundi akubutse hariya ipari mu. Ariko ahubwo music ikintu gitegurwa neza ugasanga ko ari kiri based on music. Ni indi festival nayo yitwa festival ya nyegenyege. Nyegenyege urumva tayari no kunyeganyega. Turaza kwinjira. Urumva n'urugero mbere yuko tubivugaho. N'urugero rwa African Fest ni imico yo muri Afrika. Ariko nyegenyege about kunyeganyega. Nyegenyege nayo mwararirimbye mfite ama video yanyu wenda baza. Nyegenyege nanjye ndayimwe uzayimu Fine nakubwiye ko yari ahari. Bo nyine ntago wahita postinga ukuntu shayo babibonye yuko
ari fire ariko baba bagomba kwikorera nyine akazi kabo and they bring a reel cyangwa se they bring a recap hanyuma tukayisharinga we still waiting. Yego muri hariya ipari by'umwihariko ntajya kuri ibintu bitandukanye abantu benshi bagiye babashinja discipline nke ariko ngira ngo ku bantu babazi mufite imiryango mufite abantu batandukanye ndetse kuri kiriya kintu n'ubundi navuze ngo sindi mu mentioning umuntu wari wese ariko ku bantu bagiye babashinja discipline nke ubundi mu buzima busanzwe niko mumeze niko muteye. Mu buzima busanzwe Muheto Bertrand aratandukanye cyane na Betrayal kuko nguko mbona ngewe going crazy to the camera and the microphone nukubera ko ari mu kazi kanjye hari igihe nyine nshaka gushyiramo ama innovation ngakabya kandi mugomba kwihangana nimwe mba mbakorera ariko ku rundi ruhande bro Muheto Bertrand ni umugabo ufite urugo ufite umwana ufite umudamu mwiza cyane. I had to take her, I had to be focused kuri ibyo bintu cyane niyo mpamvu ahubwo akenshi ushobora kubyitiranya kubera ko ari ishusho unzima imyaka myinshi dufate nk'imyaka 6 ishize ndi kuri iyi haso mbere yuko mba umubyeyi hazongera habeho n'indi nk'itandatu yo kumenya narabaye umubyeyi ukazajya uvuga ati ariko ibi bisazi akora ari n'umubyeyi ngomba kubyigaho ibyinshi nuko bikorwa nk'ibisazi isi turimo ni y'abasazi ugomba niba ugiye no guha umuntu message kuri muhagisazi niko bimeze tazagira gora ni umwe mu baraperi bakunze narabwiye ndetse utajya uheza. Hanyuma tugiye nko muri party ya kabiri tuninjira muri nyege nyege ngo experience gato ni festival mpuzamahanga ni festival mpuzamahanga festival nziza ngiye by'umwihariko nari nagize amahirwe yo kuyitabira muri Uganda hitwa Jinja yari festival ibera nko mu gace kamusanze hose abantu bakora ibikorwa bitandukanye ubutaha bazamenye nyege kabisa turabibashishikarije babanze harimo idea nyinshi zo gukora business ahantu haba harimo ama stage nk'ijana kandi ama stage ari ku rwego rwiza batari hakuna kulala nyege hakuna kulala narimbizi uryama hasi yo niyo festival uyu mwaka yabereye i Paris mu Bufaransa ni nayo festival bagombaga kuririmbamo ngira ngo mwaje mubona affiche yari festival ya mbere kuri wowe by'umwihariko ya nyege yari experience imeze gute kuririmbira abantu by'umwihariko ngewe mbizi ko hafi 98% bari abazunga bari abantu batumva ururimi buri muntu wese avuga. Nje experience yanjye rero kuri nyege irakomeye cyane kuko imitegurire yayo yonyine yari ya festival nakubwiraga festival ifite sound check iri ku masaha iri limited ikagira time yayo ikagira backstage ingana n'ubundi nkana uri performing ikagira ka meet and greet aba bazungu bavugaga bagenzi bacu babera nyiri kuri experience nakubwiraga rero mani nyege ibiteguye fresh byatari harimo noneho n'ikindi kintu kijyanye na connections nyine aba artist iyo mvuze connections barabyumva ni ikintu kinini kuruta amafaranga. Wow, yari festival itabaho by'umwihariko nziza ndetse mwanakoze performance nziza. Hanyuma nakubwiye ngo si ibyo byavuzwe gusa si ibyo wabwijeje abantu gusa ko buri pari byari birenze ukinamara kuhagera yari inkuru nyinshi zitandukanye ariko uriyo ngaruka kuri saga zagiye zivugisha abantu benshi cyane. Ndareba kuri iyi tumaze iminsi tubonye Ishkevin nyuma yuko hari umukobwa uvuze se ubajije Moshions cyara umukobwa naramumenye shatu hayibera nawe mu Bubiligi aba mu Faransa man ibaze ko twawe akamwe ngo ninge yitwa gutya kuri Twitter tuzagenda tubamenya bose tube inshuti tumenye ibyabo muri bere inshuti uvuga ngo yanditse agira ati umuntu wifuza kubana nawe ubuzima bwawe bwose abaza Moshions Moses yanditse ati andika umuntu wifuza kubana nawe ubuzima bwawe bwose amenye ko wamwihebeye yaba yarashatse cyangwa se ari gushakisha umukunzi. Ubwo urumva ko
ni umukobwa bita Musecho ndibaza ko muzi sinibuka izina rye rya nyaryo ariko yarari kubaza Motion hanyuma Moses mu gusubiza yandika avuga ish Kevin sa mistake yani kosa rya atari nereri yakoze itabaho kandi yes sir abantu baratangara mu comment batuka Moses ibintu biracika kuri Twitter hanyuma nyuma hashize nk'umunsi ndibaza ibyo bintu byanditse nimba atari umunsi cyangwa iminsi ibiri ish Kevin abaraje aranditse kuri Twitter ati record straight I'm not your friend you are a fan and I've rejected all your invitations to join your brand. Yes, sir. And your events only because you don't respect yourself and your country. Yeah. Stop mentioning my name mu bitari music. Ahita shiraho hashtag yitwa ngo kanguka bro. Urumva? Iyi ni speech ya ish Kevin kuri Moses. Yes. Nyuma yaho hashize umunsi nanone ish Kevin ntaragaruka kuri ku magambo yawe. Ish Kevin twarahuye muri arena. Yeah. Twarihuriye hanyuma mbimubazaho kubera iki wabwiye Moshions kuri yambwira ko atari inshuti ye kandi koko atagombaga kubimusubiza inbox cyane kubera ko nawe yabimuhaye public. Yeah. Hanyuma wowe nka king ndibaza ko impamvu nkwise king nukuza ukuri uzi buri kimwe cyose. Yeah, for real. Ndetse na Kigali hahiye ngo ufite ukuri ushaka kumena hasi uraje wunga murya ish. Yeah, for real. Ish you are right and any other artist yumvireho rekeraho gukururira abahanzi mu cyobo wagushijemo ubabeshya. Yeah. Yakugushijemo washaka kuvuga wagushijemo ubwo ngubwo yigushijemo kuko yaguyemo babesha. I'm dropping the all truth soon. Yes. Ushiraho hashtag yitwa nturi mwiza. Yeah, ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza. Nawe ushiraho hashtag iti no fake patriots. No, igisobanuro cya danger ni ririya jambo ribirangiza ni no fake patriots. Yes, once somebody is not a patriot igihugu cyacu none igihugu cyacu rero cyo bitu Rwanda rwo ni something different cyane kubikomeye. Ibindi bintu byose ubundi aho ntago ndivuge ibintu byinshi cyane. Yeah, and I'm going to say like few words. Muri kuva ngiye mfite nk'imyaka hafi 30 kuva navuka kugeza ngize ubwenge n'ubu ngubu ngeze ahangahangana gutya nago nashyigikira umuntu utagifite ikintu ateza imbere igihugu. Igihe umaze kubyarira mu gihugu cyawe wavukiyemo nago waba ugifite imikino myinshi cyane. Iyo ubonye ibintu ubyamaganira kure hakiri kare cyane. I think I can say ko ari nk'Imana iba yaratumye ngera ahantu nk'hariya nkamenya umuntu neza uwo ari we. Abantu bibazaho ibintu byinshi cyane kugira ngo ningaruka mbabwire hatazagira n'undi uza nk'uriya akica akantu gatoya ku bintu byari bigiye gutuma igihugu kiba cyiza. Kuko babaho utazajya ngo niwe wenyine umeze kuriya. Reka nze ndabaha a very good examples zoroshye cyane hanyuma uragenda nawe wivumburiramo ibintu byinshi. Nagiye kure umuco wacu indangagaciro na kirazira zifite ibintu ziziririza. Ibyo bintu mbere yo gukora ikindi kintu cyari cyo cyose twebwe nibyo tugenderaho. Iyo niyo yitwa KinyaTrap. Ni nko ku urugero rworoshye cyane ngewe rwatumye noneho niseseme inyica cyane nkavuga this shit too deep. Nko kwiyambura ubusa imbere mu ruhame. Wamara kwambura ubusa imbere mu ruhame ugapostinga ngo umuntu mukorana. Post yawe ya mbere yari wambaye ubusa. Post ikurikira dufate nk'indirimbo yanjye nasohoye. Iyo ndirimbo nayo yambaye ubusa. Ibyo rero ngewe no ku muhanda noneho nturukaho sasa rero kuko I am a rapper, you know what I'm saying. Ntago tujya dushyigikira ya defo. Ni ikintu kibi cyane nkuko ndimo. Yeah, ubwo iya mbere urayumvisha. Ya kabiri noneho yo noneho ni hahandi umuntu
ubona afite akantu ko gupinga gahunda za leta no kutazumva neza yego uwo muntu uzamwirinde cyane niba ngombwa uzanamurase my G not buying a gun shooting a nigga uzamusunikira ka message kugira ngo iyo message nitamufata ifate n'undi wabitekerezaga yes man niko tumeze ubundi ni ikintu cyatari cyo gushimira Imana ikintu tumari igihugu ni kinini kubera ko twebwe dusigaye turi n'ababyeyi muri icyo gihugu so reka tujye kuri step by step kuri iyi message tukumva ikintu warushatse gusobanura warubwiye issue you are right any other artist yes kwanza ubundi na nubwo ari ibintu biri very hidden cyane kuko ishi twigeze kubiganiraho ishi no artist mugenzi wanjye very big good artist shobora ku inviting for maybe an event an event ribundi hostingira ahantu hamwe n'uwo mu partner wanjye atishimiye ko tuba turi kumwe turi gukorana so akabanza kumbazaho akambwira ati bite by'iyi invitation bite gahunda yayo se mufite ikihe gitekerezo mufite ibiki n'ibiki sasa yisha nkuko wumva yamubwiye ko he rejected some invitations and everything yari afiteho aga sample gatoya kuko ni umuntu dushobora guhura tukaganira hariya namwunganiye kugira ngo urubyiruko ruve muri iyo box bro ibintu ni legit my G ntabwo ibintu ari ibintu byo gutwika no kubona udufaranga twinyica n'ikiza cyangwa se ibintu bidasobanutse wapi ibintu ni legit umuntu mushobora gukorana n'urugero nkanjye niyo mpamvu mu ndirimbo yanjye nakubwiye irimo ukuri kwinshi irimo n'ikinyabupfura cyinshi ni balance ni message nziza cyane igenewe abantu nk'abo nyine umuntu ashobora kukugusha umuntu mushobora kujya gukorana wowe ko yakuri umuhasiro uri kurwana no gutera imbere mu buzima either there is money either there is connections either there is ibyo wagenda ushaka byose umaze kuvumbura ko uwo muntu ibintu washakaga we atari byo bintu arimo arashaka atari vision mutazihuje you better fuck that nigga up niko byangendekeye sasa rero umuntu naje nunganira ari we yishe nigeze no kubimubwira kuko nawe n'umuntu wabigizeho ikibazo arambwira ati kube gute bro ngiye ko kimwe nuko Bush 2 yarabimbazaga kimwe nuko Bulldog 2 yarabimbazaga everybody urabizi yuko I had some partners nyine natwe tutajya duheza twibuilding ibintu byacu abantu twabuildings ibintu byacu bakadushyigikira nabo bafana nabo bavandimwe inshuti muryango abana bacu bazakura bakagira 16 years yakumva indirimbo akamenya ko ibyo bintu navuze kirazira narakubyaye ntuzanabyemere nawe uzabyara nawe bizagenda gutyo yes nago ari kubangamira abantu no kwishira kwizana kw'abantu nagatebo umuji yarimo oya no kubangamira umuntu individual umupartner murakoranye nago yiyubashye uri kubyumva nago atinye igihugu arimo cyangwa se nago agihaye agaciro akomeje kwisiga icyasha ibyondo shit bro nawe niko muri career yawe shit zigusigaraho ibyo rero nago nakabipevera it can happen once maybe nkavuga hari kibazo nkakireba it can happen twice my G when it's third time I'll shoot you down ndagenda nsobanura ino message step by step ariko bere yuko nyinjiramo nzankubwira umurongo umwe nakantu gasobanuye gato ahambere party 1 twayigezeho ariko reka mbanze ninjire kuri iki kibazo cyangwa se ibibazo byakomezaga kugenda byibaza back in the days uri umugabo ufite umugore ufite umwana wakoze ubukwe bwemewe n'amategeko betray cyangwa se muheto betrayal ndetse ukaba ufite kamba n'umugore wawe hari ibibazo byagendaga bibazwa cyangwa se abantu benshi bagenda batwitinga ibintu bitandukanye bavuga ngo betray ni PD betray aryamana n'abahuje ibitsina babikomoza ko kuba gukorana n'umuntu kwambara jipe kilote hanyuma nanone bigahuzwa no kuba warambaraga amajipo uri umuhungu byo byaterwaga n'iki kubera iki byo byavugwaga njyewe I fuck with the styles njyewe nzi aho gatoya ntago mbizi cyane ntago ari byo bintu byanjye ariko nzi ho gatoya imyenda yenda izi nayivukiyemo mama wanjye yari umutayira so umwenda ufite ikintu kinini cyane umaze ku buhanzi ku muririmbyi kuko njyewe akenshi n'ibintu byagiye bimfasha byatari ukuntu ngaragara nyine so icyo kintu nicyo kintu cyangushije mu mutego
wo kujya gukorana n'umuntu uzi ko ushaka kumwungukiraho ibindi bintu dufate kubera ko wari uzi bitoya cyane ku bijyanye n'imyenda ariko uwo muntu mukorana hari ibindi bintu uri busobanukirwe ukanajijuka nza gusanga rero ntago vision afite mu myenda ye nje ntago ariyo vision mfite mu buhanzi bwanjye n'imyenda nzakora maze kubibona urugero ntago byanjenaga kwambara ijipo ntago byanjenaga na gato kuko ni style ibaho mu Bwongereza ibaho y'abantu abarinzi Bushari igeze guperforminga ni ijipo G muri arena ntago wamubonye nuko ijipo yabaye ikibazo gikomeye kubera ahubwo wumve yabo ijipo n'umuntu urepresenting iyo jipo cyangwa se uyikora ateye gute urumva noneho n'ukuntu wameze ntago mbirwanya buriya nuko hari igihe umuntu avuka ntago warwanya ukwishyira ukizana waba ukoze ikosa ntago no mu Rwanda iwacu ntago tubirwanya ahubwo wowe individual wowe ku giti cyawe wowe witwaye gute wiyubashye gute wubashye igihugu cyawe gute wubashye umuryango wawe gute kuko waravutse ntago wavuye ku giti n'amabuye hanyuma ahubwo wowe ibyo bintu wakoze byafashije umuntu wari ukuri iruhande muri gukorana business itera imbere cyangwa we witekerejeho ntago wabashije kumenya yuko uzakorana n'abandi ubundi bintu n'abantu iyo umuntu ari kuri rwa rwego rero umwibutsa yuko agomba kuzajya akora azi ko n'abantu nta muntu ukubwira ngo ngiye nkora ibyanjye the fuck ukora ibyawe yego muheto ubwo tukicrearing kiriya kintu cyo kuryamana no biriya byo ahandi ku rundi ruhande ho biriya byo ntago ngiye nshobora kuryamana n'umuntu duje ibitsina kuko ntago niko navutse sinigeze nanabibona nk'ibintu ngiye kuri njyewe is a damn shit cyane kabisa me I like girls now reka tujye ku gace ka kabiri rekeraho gukururira abahanzi mu cyobo wagushijemo babeshya iyo niyo bore ya dance the whole abantu benshi umuniga rero kugira ngo ubyemere uyu munsi ntago turi gukorana ariko gukorana na Bush abantu benshi cyane bakeneye check tutari gukorana yashatse gukorana na Yish wapi ari uyu munsi ari gukorana na Bush yego Bush nawe ni umunyabwenge cyane ashobora kuba ari gukoresha uwo mudage kuko ntago ibintu byaba kabiri muri famille yacu yitwa KinyaTrap umwe agomba gukosora undi so iyo kandi nanone kuba igitambo ni I'm very proud of it kuko I know the truth mbayeho nzi ukuri you know what I mean so I'm winning ukuri n'ukwe niko abantu bategereje mu ndirimbo yanjye ni mu gitondo nanditse yibaru wibisoza na mbere yuko mbivuga nabanje gushishoza narinzi kukeneye umuntu kuba hafi gusa ukagaruka ugasubira mu buzima nasanze unaniwe izina riryo ryashutse umusani wagutse sebo mbanda PVA ngira ngo shyigikire umuteka mutwe ntamenye cyo nabikoreye ni nacyo mbyirukaniye business ntazo mu mutwe ntaho kandi ubwo wowe uziko umaze kubigeraho ababikugeshejeho nabo ntabo ngaho genda fuck off ikizere naguhaye burya cyara amaguru ni wari wanakagera no mu bitekerezo nasaba imbabazi abafana bwo gukunda imituku wibuke kwiyidahari nabwo inzara yes sir man your verse ni verse is very exclusive like it's exclusivity show you know what I mean yeah my brother yeah it's a coming soon song so you should get ready for that yitwa nturi mwiza ntago wajya guhaha ngo ntuzi utapfundikiye baba kuvoma ugapfundikira agacupa ukakageza mu rugo gapfundikiye yes sir man yeah shout out to my beautiful fans and the family and friends and KinyaTrap movement supporters and everybody who love this music abantu bose badufasha n'abagira gute mwitegure nturi mwiza ni indirimbo nziza ahanini zafasha urubyiruko abantu bari hasi gato yanjye bafite confusion. Yeah, I choose to tell him. Mfite umwana mujya kungana, you know what I mean? I need to be clear. Yes sir. #ni nturi mwiza. Ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza. Hanyuma wenda nibyo wari no kuvuga muri nturi mwiza ngira ngo verse yawe ahubwo no fake patriots. No fake patriot rero ni ibingibi nari ngiye kukubwira. Nago ndi bujye far cyane. This is not an interrogation. This is a podcast. This is an interview. This is a show. Umuntu wese udakurikiza indangagaciro na kirazira abarimo arapinga gahunda zose z'igihugu uri kubyumva ibyo bintu aba ari umu fake patriot arajya hariya akavuga
ngo nkunda igihugu ngo nkora ibijyanye n'umuco wacu wa kera nah man ni byiza ariko gerageza ugendere no ku gihugu ahantu tugeze urabizi ko ejo bundi tuzaba turi muri elections tuba tugiye gutora umuntu wagerageje akandi akanabigeraho cyane kudushyira hamwe tugakora ibintu birenze bya hatari rero iyo havuyemo kantu kamwe kakazamura umutwe bro birababaje twarabyize no mu mashuri usibye n'ibyo ngibyo mani twe tuvuka ko bavuye bari seri don't play ni betray muheto nyuma yaho ariko wenda ni message ushoboye gusobanura ndetse ni na sawa ariko mu minsi ishize hari afishe twakubonye uguma kujya gutaramira muri Poland n'ahandi hantu hatandukanye na Brussels kanze nazo zi clearing so Brussels nakubwiraga ngo ejo bundi niho nari ndi mu kavakanse mvuye muri Paris and Lille nagiye na Mur na nyuma njya no mu Brussels yego I went to see also my friend uba muri Germany kugira ngo Europe ni ntoya you can drive nk'amasaha 5 kawibereye mu kindi gihugu ni fresh kandi ni ibintu byiza nagombaga kugenda nkareba kuko nkagereranya ziriya show zose rero nago ari show nadirinze njyewe mi personal nkiri naha nago nigeze nzidiringa nkiri naha bivuga ngo nago nari njyanywe nazo nari njyanywe na concert ya mbere ni Shayo Theater niko kazi kanjye ka mbere kari kanjyanye seruki igihugu iya kabiri yari Africa Fest iya gatatu yari nyegenyege yindi meet and greet ni hanze and the studio sessions twagombaga kurecordinga njyewe na Bushari ariho hantu bahitiyemo ko tuzakoranira nago ibyo byose birangiye njyewe nari ntegereje kureba nimba koko izo show kuko mfite ama standards zanjye conditions zongenderaho mu kazi kanjye zitabaye accomplished ntago bigenda nyine ntibikunda so mu ya mbere byari byabaye ari nayo ya Brussels nyirayo ngira ngo yaramisobanuye neza cyane ko yahuriranye n'indi concert kandi ari community imwe arayipostponinga ubwo yo n'ubundi ndayifite muri deal byabyo byose nesubira Europe iri mu kintu kizabona no kinjanye kandi no Bush nawe mbere yari yarayidirinze ariye wenyine haza India Poland yose yari yanjye yari ya Bushari kugira ngo njyewe natendinge concerts ntabwo twumvikanye na nyiri kuyitegura nawe nyine bitewe nuko ubwo igihe cyari cyanagiye ubwo biza kuzamo imbogamizi yaba kuri team management team yanjye ari nayo yanjyanyeyo hariya twari turi kumwe urumva ntibyaba sawa ndavuga this is for another time izindi rero show zari bwuririreho aho ngaho zose nago nari kuzitaho bikomeye kubera kandi kazi mu Rwanda nagombaga kuza nkashyira ku murongo nari nasize yes sir turi kugenda tugana ku musozo uko nubundi mu minsi mike murumva ko I will dropping the new song I will be back like for real we'll be back tuzaba turi kumwe muri studio ndetse turi tuyisobanure neza very clear very clear hanyuma betray mukuza ngo waje wihishe nyuma yuko abantu bavugaga ngo betray nazagaruka ngo yari ngo ntago bazagaruka n'ubu bazi kutaraza mukuza impamvu naje nihishe nashaka ko umuntu ari wese abimenya no kugira ngo bitagira ikintu bidestabiliza ku mwana wanjye n'umugore wanjye n'umuryango mvukamo kuko nibo bagombaga kunyakira mu gihe nkiva mu ndege mba naniwe nagomba nsa nk'umuntu ugomba guhita natendinga ibintu byose wowe mba nabigusabye ubizi ko ugomba kubimfashirizamo maybe uzabereka akantu gato ko ntago nyine yes sir ndetse na mama Kamba na Kamba nabo wari uri kumwe nabo urabizi cyane noneho ubwo icyo gihe mba negura yuko abafana bagomba kongera kumbona cyangwa se abandi inshuti zanjye zindi zo ku ruhande muri iki gihe ikaza bro I'm always you know what I mean fuck what you do thank you rakoze cyane iki cyangwe yes I collaborated with Yanksi no mudop nigga ngiye buri amfana abantu babahasra iyo ugerageje kugira ikintu making kigaragara ngewe mvuka inyamirambo born and rest yego uburaje
so ubwo iyi minsi nyine navuga ngo nk'ibiri maze iminsi ndi kureba ukuntu mu family yanjye bimeze urukumbuzi n'iki hagombaga kubaho na session nyine abafana banjye mbigaragariza. Yes, out of this exclusivity show, we're going to be together like for real. Now I'm here. Now I'm in Rwanda, like for real. Ndi mu Rwanda rwa Gasabo. Yes, sir. Mbangarutse kugira ngo negure ukuntu nzongera kujya guhaha. Hanyuma kandi ni byiza byatare kuko ibintu mba nabakuriye hariya ni ibintu bituma nk'umuntu n'urugero umuntu ufite ukunda umuziki wacu KinyaTrap, ufite inshuti y'umu Mexique n'urugero aramubwira akamubwira ati wabonye my bro mahanzi bo mu gihugu cyacu they fly they shoot out of the country. Yes sir. Hanyuma rero icyo gihe iyo umuntu atangiye kubona ko standard ya vision yawe wagiye ku mastering ukakora ka mix muri studio man niko umuziki ni gutyo ukuru umuziki ni ikintu kinini nyine kugira ngo gikure cyane gifite skariye nyinshi kabisa. Uba ugeze i Kigali ariko ufite ibikorwa byinshi waje no gukomoza kuri elections n'amatora y'umukuru w'igihugu yagiye kuba mu minsi y'amatora turayashyigikiye mara amatora turayashyigikiye cyane. Ubu ngubu ndi ku designinga picture nziza yo kurya gatatu nyuma y'intsinzi. Mfite indirimbo tuzabyina intsinzi ivuyemo. Intsinzi yande ya boss wacu his excellence Kagame Paul no muntu yeso no muntu ubu ngubu nyine twebwe urubyiruko nkanjye nkanjye mba numva tuziranye kandi tutarahura kuko I really feel him like for real ndamwumva cyane. And iki gihe rero ubu ngubu bagiye gutorwa twebwe turi bakuru dufite ubwenge bya serie ni igihe tugiye. Yes noneho ubu nicyo gihe maybe hari igihe ashaka kureba interview ntago yayireba ariko bayashaka kuyimugezaho cyangwa ikindi. Ubu ngubu tumusabye kandi tumushimiye kandi tumuhaye courage cyane. Ni ukuvuga ngo hari igihe ubundi president ashobora kugira impungenge cyangwa ikindi kintu ko urubyiruko tutamwumva ahantu vision afitiye igihugu cyangwa intumbero afitiye igihugu tutayibona cyangwa ikindi. Ebana byaba ari ibibazo biteye agahinda kuko ni twebwe abantu ba mbere njewe ndavuga mu ijwi ry'urubyiruko runini cyane kuko ndi umuntu ufite daho public kandi nzi nanumva niyo ndirimbo zanjye bazumvishe bazikomentingaho ugasanga ko noneho reka tubanze twongere tumukubita igihe president wacu aduhereze indi migisha nawe Imana ibimufashijemo cyane kandi turamusengera amenye ko nyuma namara gutsinda ibintu byose afite mu mutwe avuga muri interviews avuga mu biganiro nibyo tugiye kuba based ho kujya turirimba kuko nitumara kubirimbaho gato nk'imyaka nk'itatu 4 tuzahita twese tuzaba turi kuri level tuzaba turi ku rwego rw'imyumvire imwe twese tungana nta muntu wabona haca. Yego bring back the truth. Threy ukimara reka tugane ku musozo ariko sinasoza ntakubaje kuri documentary yawe life yawe ubuzima bwawe documentary nabonye harimo papa wawe niyo tugiye gushishikariza abantu kwimenya umuntu wese wifuza kumenya jidenaranzi sha ubundi wifuza kumenya like Muheto Bertrand cyangwa se Threy at the same time kuri documentary ni kwishutinze kandi akamenya papa Kamba abo bantu batatu akabatandukanya bakamuryohera mu buryo bwose butandukanye mu gusobanura documentary yacu uyirangije I think you can bring Slum Drip kuko ino documentary ni ya KinyaTrap. Where's Slum maybe ari hanze iyi documentary ni ya KinyaTrap iravuga buriya twese niko twagiye tubaho. Slum was here. Documentary yacu nyiti yacu kuko na Bushara umubonamo inshuti zanjye zose wumvamo story y'aba Slum ukuntu they've been in a different way. The Slum they are cool they are like Titi boy yes sir neza urabizi njyewe ngendana na genge nimvuga ngo nisuza Khaled nubabare agora bro lidera for real none se
ndetse urabona iriya documentary la documentary nayitura nka Slum nshatse kwisubiramo ari yitwa Scars and Dreams, yitwa inkovu ni iki n'inzozi man. Inkovu n'inzozi bro. Yes man. We got my bro, we got my boss tonight. You can see him fresh and clean like Slum afite n'umuntu umurinda. Ariko nka Slum Drip nk'umuraperi abantu bemera, abantu baragukumbuye bro. Bro, nanjye ndabakumbuye, ndabakunda, mbararikiye ibintu byiza nk'ibisanzwe, ibintu byiza cyane kabisa. Babarira umubitire aga freestyle. Babarira akari hafa kari gose. Yaba ko mu ndirimbo zaje, yaba ko muzo ufite ubiki abantu byaba byiza, ariko wowe aga freestyle ufite. Kantu karagira ati kwa ladha ya pesa tu zilizonivuna na kesha tu, na ila najua kwa jisa na kuja rahisi tatoka tu. Kwa ladha ya pesa tu zilizonivuna na kesha tu, na ila najua kwa jisa na kuja rahisi tatoka tu. Yeah. Yes sir. Numuraperi mwihariye. Diakude shide. Namukundiye cyane. Kurapa mu Giswahili kandi Igiswahili cyo babarira ugaruke twari turi gusozeza kuri documentary sindi bukubaze ngo wowe abahanzi nka KinyaTrap ivuye Paris ariko we ntiwari urimo. Ni ikiganiro tubabikiye nyuma yuko ugiye gusohora ibiganiro bitandukanye tuzakorana na Slum. Yarari kuza mu kiganiro ndetse anadusoza ariko ni achievement nziza sinabura kuyikubazaho. Wabyakiriye gute kuba KinyaTrap iri Paris tunasoza? Bro, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byiza, ni ibintu tutakekaga, kandi dore ko ari n'ibintu bidufasha nanone kwagura mu buryo bwacu bw'imikorere. Ni intambwe nziza muri make, ni ibintu byiza bishimishije bro. Reka tugushimire cyane kandi mu minsi za uradropinga ryari? Mbo biracyari ibanga ariko soon ndabamenyesha. Soon azatumenyesha. Yari Slum Drip ndetse na Betrayal by'umwihariko twari muri vibe ya KinyaTrap King. Turasoje ikiganiro, iyi ni exclusivity show ari nayo mpamvu tuba turi Say bye to them. Say bye to them one more time. KinyaTrap ku mugongo, KinyaTrap ku mutima, all the way. Ni Betrayal ndetse na Slum Drip. Iyi ni exclusivity show nkuko nababwiraga. Hanyuma tunabashimira cyane abantu bakomeje kutwereka urukundo, tuzagenda tubagarurira KinyaTrap by'umwihariko. Iyi ni TV yanyu yabo, ndetse banishimira cyane gutangaho ibiganiro bitandukanye bitewe n'ibihe barimo. Turi mu byishimo bitandukanye none naho KinyaTrap yavuye ubu ngubu navuga ko ari celebration. Turi umugisha. Tunabarakira ibitaramo bitandukanye. Soon tuzatumira yaba KinyaTrap zibivugeho kuko ni ibitaramo muzi kandi byahoraga biba. Stay in touch, turi kumwe kandi tuzahorana iyi exclusivity. Ciao. Thank you.